Anaenda. Ndio wakati wewe naishi hadi. Aende. Ndio wachoka. Hapo yote. Hapo wafanya kazi. Ndio nakuja kwa tunakuta hapo. Kuwa abu ya bure. Ambo baende. Ambo baende. Hawa kuna wafuta kwanza. Wote kwa iko na napenda kufanya kazi hakuna kitu tunafanya. Hii tenisi hapo. Ono watu tuko nazo. Wanaweza tu vitu bure. Indi nkuru yavuzwe cyane muri iki gihe tugezemo ni inkuru n'ubundi yerekeranye n'ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nayo ngingo y'umunsi tugiye gutindaho mu kiganiro cyacu cya none, aho muri iki cyumweru nk'uko mwabikurikiye ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Washington bashyira umukono ku mahame yibanze yo gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere k'ibiyaga bigari, n'amasezerano yasinywe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ku ruhande rw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Madame Therese Kayikwamba Wagner ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya masezerano bakaba barayasinyiye imbere y'umuhuza mugenzi wabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Michael Rubio. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigeze zite mu bahuza kuri iki kibazo? Ese zizahuza zite n'abandi bahuza twabonye bari muri iki kibazo cyo umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko umuhuza wa Afurika yunze ubumwe Perezida wa Togo nibwo akirimo gutangira izo nshingano asimbuye mugenzi we wa Angola. Ariko kandi imiryango y'Afurika y'Iburasirazuba ndetse na SADC nayo ifite abahuza bayo batanu yashyizeho. Ikibazwa kugeza ubu naho urwo ruhuri rw'abahuza ruzahuriza mu gukemura iki kibazo. Bamwe bati ntibyarangiye bibaye bwa buro bwinshi butagira umusururu, abandi batari ko mutanga amahirwe ku bahuza bakore inshingano zabo. Nta wamenya igisubizo gishobora kuva hehe muri aba bahuza bose, kirava Doha, kirava Washington cyangwa se kirava yewe n'Irome muri Togo. Nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Natumiyemo Honorable Senateur Evode Uwizeyimana, akaba ari umunyapolitike. Honorable, ikaze mu nkuru mu makuru. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe n'inararibonye muri diplomasi, Ambasaderi Joseph Mutaboba. Ambasada, ikaze mu kiganiro. Murakoze n'abadukurikiye. Muri iki kiganiro kandi munyemerere twakire Maître Gasominari Jean Baptiste, ni umunyamategeko akaba umusesenguzi kuri iyi ngingo ukunda kudufasha. Maître Gasominari, uraho neza? Muraho. Namahoro. Namahoro. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Nongere mbaha ikaze namwe turi kumwe. Reka mpere kuri Honorable Evode Uwizeyimana. Tugize gutya icyumweru kigana ku mpera, tubonye itangazo ry'ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari buze gusinya aya mahame yibanze agamije gukemura iki kibazo. Waratunguwe? Igisubizo ni yego. Igisubizo ni yego kuko navuga ngo ni twavuga ngo ni deuxième surprise après Doha. Kuko Doha naho byaradutunguye
ubwo abakuru b'ibihugu byombi bahuraga tutari twiteguye ko bahura kubera ko hari harakomeje kuba blockage byabaye murabizi twagiye tubivugaho kenshi byatumaga uko kudahura bidashoboka hanyuma ikindi rero ni ukuvuga ngo iyo ubwo mbere na mbere waratunguwe nk'uko n'ibyadoha byagutunguye yego igisubizo cyaje ari yego ambasaderi Mutabo nawe waratunguwe ibyo ni byombi yego nawe ya kubera iki yego kubera ko ibintu bibera muri Kongo ubu ngubu bihamagara ingufu z'abantu benshi simvuga abantu benshi mu bwinshi cyane cyane n'abantu bafite inyungu muri kiriya gihugu inyungu mvuga hari ushobora kuba afite inyungu ze bwite ibyo ndabivuga mpereye ku bihugu byo hanze ibyo bita ibihugu by'ibihangange buri muntu afite inyungu ze bwite yihariye ariko bakagira n'izo bahuriraho none baza mu karere banatwibagiwe ibihugu byo mu karere nabyo cyane cyane bihana imbibi na Kongo natwe dufite inyungu mu bikorwa n'ibikorerwa hariya urumva ko aho ngaho ntabwo byantungura ko abo bantu bashobora kuba bagira ikintu cyane cyane muri ubu rwa diplomasi nibuze kubigarukaho ni mu mwanya Maître Gasominari surprise oya ntabwo ngewe natunguwe namba rwose sa réponse no kubera iki impamvu nuko wabibonye biza you saw it coming ntabwo bajya bavuga ntabwo ruvuga ngo nabibonye biza ahubwo hari ibikorwa bifatika byabanjirije ibyo twabonye Washington ibihe leta ya Kongo yasabye ku buryo butaziguye leta ya Amerika kwinjira mu kibazo yarababwiye ngo turashaka ko muduha umutekano tukabaha amabuye none se icyo si igikorwa gifatika cyatuma ubonye igikorwa Washington yakoze kitagutungura ikindi nuko ibyabereye Washington byakurikiraga intumwa ebyiri zitandukanye zari zarasuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukemura ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo rero nta kintu gitunguranye kirimo yenda igitunguranye ni ibyanditse muri iriya nyandiko basinye uriya munsi naho ubundi gikorwa ubwacyo nta nubwo gitunguranye cyane ko cyaje gikurikiye Doha kandi Doha na Amerika nubwo ari ibihugu bibiri bitandukanye ariko mu bibazo byo muri aka karere ni ikintu kimwe reka ubwo hasinywaga ya mahame ngira ngo muraza gufasha n'abadukurikiye kumva icyasinywe n'iki ariko Michael Rubio ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika we yarabisobanuye avuga icyo Amerika yatumiriye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusinya umva Michael Rubio uko yabisobanuye nta masezerano ashyiraho amahame y'imiyoborere y'akarere umutekano gahunda z'ubukungu ndetse no guhagarika imirwano ibizafasha akarere kugera ku ntego zako uburasirazuba bwa Kongo bumaze imyaka isaga 30 mu ntambara rero amahoro arambye ndetse n'iterambere mu by'ubukungu si ikintu kizoroha guhita kigerwaho ariko ni ingenzi kuba ndi kumwe na bagenzi banjye hano ni ibishimangira intangiriro y'ubushake bukomeye mu biganiro byacu mu rwego rwo kugera ku gisubizo dukeneye. Michael Rubio hasinywe iki honorable vote hasinywe nabonye wenda nuko abantu barimo kugerageza kubishyira mu kinyarwanda bikitwa amasezerano nta masezerano yasinywe icyo ni kimwe ku bijyanye mu mategeko mpuzamahanga cyangwa se no mu mibanire y'ibihugu biriya bintu byitwa declaration de principe cyangwa se declaration of principles ni urebye wavuga ngo ni reka kubera ko harimo iryo jambo declaration ni ibintu bikorwa ku mugaragaro nk'uko mubibona hanyuma urebye hagati y'abantu byanga bikunda biba hagati y'abantu bafitanye ikibazo cyangwa hari ibyo batumvikanaho ubundi mu buryo bw'amategeko hari ibintu dukunze kwita ngo ni declaration d'intention ibyo mu kilatini twita ngo ni animus contrahende ngira ngo Maître Gasominari warabyumva ni ukuvuga ngo abantu bajya hamwe bakumvikana ku byo bita guiding principles zizagenga
ibintu bazaganiraho cyangwa bashobora kwemeranya mu minsi iri imbere. Nahoze mbona les juristes de la 25e barimo kuvuga ngo ni document contraignant ngo irimo ibintu bikomeye. Non, c'est un document politico-diplomatique non contraignant, bien entendu, na conséquences zayo ntabwo ari juridique, conséquences zayo ni zishobora kuba politique cyangwa diplomasi kuko na document bwayo ni document politique. Hanyuma gusa ibintu birimo, ibintu bikubiyemo ikindi muza kubona nuko muri za document juridique twebwe tudraftinga ama contract twandika n'amategeko. Iyo uvuze ngo participants, iyo uvuze ngo les participants, ubundi baravuga ngo les états muzarebe dans des traités internationaux mu masezerano mpuzamahanga na za accords bilatéraux n'izindi. Nta accord ihari, kuko ntibananiwe kucyita agreement, kuko accord ni agreement. Ntabwo bananiwe gukoresha rero iyo langage agreement. Icyo ni kimwe. Nukuvuga ngo rero iyo bandika bakoresha ijambo les parties, bakavuga ngo les parties s'engagent à faire ceci et ceci. Donc nuvuga ngo ni document non assorti d'obligation juridique. No kuvuga ko ntabwo ni ibintu birimo nkuko nakubwiye ni politique, ariko noneho declaration ni intention iragaragaza iki rero. Ikibazo cya mbere ari nacyo cyatumye mvuga ngo naratunguwe, ndaza kukigusobanurira. Ntabwo natunguwe nuko aba ministre babiri b'u Rwanda bashobora guhurira hariya. Wibuke ko na ministre Olivier yatangira u Rwanda no Repubulika ministre w'u Rwanda, ministre w'ubanye n'amahanga ndetse n'uwa DRC. Bariya abantu nubwo ubona bari hariya n'uya minister state minister Rubio, wibuke ko minister, ngira ngo umvise muri statement ya minister Olivier yavuze ko arimo kuvuga on behalf of the President of the Republic of Rwanda, Paul Kagame. Ni ukuvuga ko yavugaga au nom et pour le compte du chef de l'État. Donc ni ukuvuga ko rero hariya ni ukuvuga ngo n'ubundi urongera ubone engagement entre his excellency na president Tshisekedi. Ariko nyuma ya Doha nanone. Donc ariko engagement politique bien entendu. So nkuko rero nshaka mbikubwira nuko ikirimo rero niki. Kirimo no kuvuga ngo abantu bashobora kuba bafite ibintu batumvikanaho, noneho buri muntu akaba yarahuye n'umuhuza ku giti cye. Kuko icyambere nabanje kwibaza no kwibaza ngo iriya document yanditswe nande. Uko bene izi declaration de principe zisanzwe zikorwa mu buryo tuzi, nuko zikorwa n'umuhuza. Ariko umuhuza wagiye abanza guhura nawe agahura nawe, wowe ukamubwira tes préoccupations, donc ukamubwira concerne zawe, nawe akakubwira ize. Harimo n'ibyo abona akagenda abona ibi ngibi n'urwitwazo, ibi ni pretexte, ibi ntareme. Noneho akazagira gutya agakonsova agakora document ari iyi ngiyi. Donc ibyo bita amahame guiding principles, akavuga ati okay, ngira ngo mwabibonye sur la liste, mwabonye ko icyambere souveraineté na intégrité territoriale. Icyo DRC yakunze kukivuga, ariko nubwo mubone yakunze kukivuga, natwe twarakivuze kuko turaterwa. FDR iriyo yarashe ku butaka bw'u Rwanda, kuko iki kintu cyitwa souveraineté, ubutavogerwa ndetse n'ibyo bita n'ubudahungabanywa bw'imipaka, ubusugire byose bigiramo indi corollaire. Hari ikintu cyitwa principe de non intervention cyangwa de non ingérence, kutivanga mu miyoborere y'ikindi gihugu. Muraza kubibona muri contenu yiriya kuri, niba warebye kuri website ya Departement d'Etat uraza kubibona ko icyo kirimo. Buriya niyo President Tshisekedi yavugaga ngo arashaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Irya nayo ni interference in internal affairs. Sibyo? Noneho bakavuga bati iyo barashe iwacu nubwo baba badahari, kuko nabonye abantu barimo guspekura ngo iriya pungwira reba u Rwanda ngo kuko ari rwo rufite ingabo muri Kongo, bya bindi tumenyereye kumva hanze ahangaha. Ariko ikigaragara cyo nuko bavuze ngo c'est le respect mutuel. Mutuel ni ukuvuga ngo hagati ku mpande zombi. Hanyuma wajya kuri nanone wajya kureba mu bintu binini, préoccupation de sécurité kiraza en deuxième point. Iki ni cy'u Rwanda rwakomeje kugaragaza ko rufite impungenge z'umutekano warwo. Donc noneho bakavuga ngo impande zombi ziremeranya yuko ibibazo by'umutekano ku mipaka yabyo, izo mpande ibi bihugu baravuze bati ibi bintu turabihuriraho. Aho ngaho ni nabwo bagenda baha igihugu buri nshingano, bakakibwira ngo nubwo muri texte batabivuzemo neza, bakavuga ngo buri gihugu gihagarike gutera inkunga cyangwa gufasha umutwe uwo ari wo wose witwaje intwaro, donc un groupe armé non étatique yabirwanya ubutegetsi bw'ikindi gihugu. Nubwo muri texte batabivuga, mwibuke ko turega DRC gutera inkunga
no gufatanya na FDLR guhungabanya umutekano w'u Rwanda nabo bakaturega gufasha M23 donc uragenda ubibona donc bigaragara yuko rero uyu muntu aba bantu muri département d'État bashobora kuba bafite ukuntu ubwo ministre Olivier wenda azabigusobanurira ngi ndimo ndakubwira par principe uko bigenda donc ubwo hari ukuntu bo barabanje kuko aba bantu minister nuvuga ngo niba minister Olivier na Kayikomba badashobora guhura ngo baganire bumvikane kuri ziriya guiding principles babivuze ngo umuhuza baragiye ahura n'umwe ku giti cye akamubwira concerns n'undi akamubwira concerns none wa wundi akaba ari we ukora document iriya document rero niyo bazanira akababwira ati iyi document muyisinye nukuvuga ngo iyi document ni kirero iriya nta no donc nabivuze ko atari agreement ahubwo ni document izifashishwa gutegura l'avant projet ni iki nukuvuga ngo imbanziriza mushinga no imbanziriza mushinga sibyo nukuvuga ngo imbanziriza mushinga y'amasezerano kuko urumva avant bitangira ari byatangiye kuriya hanyuma avant projet hanyuma projet d'accord then accord nukuvuga ngo biracyarimo za etape nukuvuga ngo turacyari juste au début ngira ngo izi ni ingingo i declaration irimo point esheshatu z'ingenzi ngira ngo nabagenzi banje bari buzigarukeho wenda tugende tureba imwe point par point ntabwo nshaka kwiharira ijambo ariko mu magambo make icyo abantu bakwiye kumva nuko nta masezerano yasinywe niko abantu barimo kubyita ariko nta masezerano yo ntayo niko mutubwiye ambasaderi Mutabo ni declaration d'intention iyi ni document ni tool ivuze iki muri diplomasi ariko by'umwihariko kuri iki kibazo nyirizina impande zombi zirimo gukoraho nk'uko honorable Evode amaze kubivuga ntabwo ari document ikurikiza amategeko ifite force obligatoire contraignant mu cyongereza binding yes no kuvuga ngo ni inyandiko idafite inkurikizi z'amategeko correct exact c'est correct yes ntabwo ifite inkurikizi z'amategeko ahubwo ni ukwifata nkurikije uko muri diplomasi bikorwa ni ukwifata nk'urwego nk'intambwe nako intambwe mu rwego rwagutse rwa diplomasi rwo gutanga ikintu cy'imbaraga zihoraho mu gutegura iby'amasezerano n'ibindi kuvuga ngo wowe uzakora ibi undi azakora ibi twese tuzakora ibi dore aho duhuriye ni intambwe ikomeye mu rwego rwa diplomasi rero nabivuga nicyo kugira ngo ntaza kuvuga menshi kuri icyo ariko ntihagire uvuga ngo bazaduhana neza bakora ibi no ibyanditse biranditse ni kuvuga ngo turateguje Petero Gasominari abasinye ni u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko hakurya mu burasirazuba abarwana ni leta ya Kongo nayo mu 23 turabihuza dute ngira ngo iki kibazo kibazwa kenshi hari n'ibisubizo byinshi bimaze gutangwa hari ikibazo kiri mu nzego ebyiri hari ikibazo leta ya Kongo ifite ihanganyemo n'abaturage bayo bibumbiye mu ihuriro rya AFC M23 bafashe intwaro kuyirwanya bafite ibyo basaba icyo ni kimwe ariko hari ikindi kibazo cyo ku rwego rw'akarere gihanganishije igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyo rero nibyo byaganiriwe Washington DC ni ukuvuga ngo leta ya Kongo irega leta y'u Rwanda yuko ifasha umutwe wa M23 n'ihuriro rya AFC kubera ibyo leta y'u Rwanda yise urwirinzi bwashyizeho ngira ngo nibyo byaganiriweho Rwanda ariya mezi yose no muri bya biganiro byose impamvu u Rwanda rwashyizeho ubwirinzi nuko rwari rwugarijwe n'umwanzi uri ku mupaka warwo kandi witeguye kurutera wahawe intwaro agahabwa uburyo agakorerwa diplomasi kandi akaba yiteguye noneho n'umuyobozi wa Kongo akivugira ko arimo akora ibishoboka byose kugira ngo afashe abo bantu guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda hari ikibazo rero hagati y'u Rwanda na Kongo ntabwo ari ibanga niyo mpamvu igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiyemo kugira ngo zikemure icyo kibazo ntabwo rero umutwe wa AFC M23 wibagiranye ahubwo
kuri uru rwego icyarebwaga ni u Rwanda na Kongo. Ubwo ni ukuvuga ngo niba wasomye iriya nyandiko njye ntabwo nyita amasezerano kuko ntashobora kwitwa amasezerano. Abanyamerika urabizi yuko ururimi rwabo ari Icyongereza, niba barahisemo gukoresha ijambo participants mu mwanya wo gukoresha parties ntabwo ari ukubera ko bibeshye. Ni abantu bashyize umukono ku nyandiko, ntabwo nta nkurikizi ku rwego rw'amategeko bifite kuko nta n'umwe wigeze avuga ngo niyemeje gukora ibi ntabikora bizagende bityo. Muri ibi byasinywe cyangwa kuri iyi ntambwe nta kireba M23 na AFC, nta kireba M23 na AFC, ariko hari ikireba ibyo M23 na AFC barwanira. Ngira ngo wabonyemo nk'ibintu byo gutaha gucyura impunzi n'abavanywe mu byabo, ni kimwe mu bintu biri muri iriya nyandiko. Ariko ni ukuvuga ngo iriya nyandiko mu by'ukuri yatweretse ishusho y'ibintu bizaganirwaho, ntabwo yatweretse ibintu byaganiriweho byafashweho ibyemezo. Niho abantu bagira batya bakabyitiranya. Ngira ngo dusubiye inyuma gato, impamvu nakwiyongeye ntabwo natunguwe. Amerika kwinjira muri iki kibazo yakinjijwemo na leta ya Kongo. Leta ya Kongo yayisabaga ubufasha bwa gisirikare ko itashaka gukemura ikibazo mu rwego rwa diplomasi. Noneho leta ya Amerika yo yakoresheje uburyo buyihendukiye mu gukemura ikibazo no kurangiza inshingano yasabwe. Aba ari uko tubibona. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko basabwe kwinjira mu ntambara ya Kongo kugira ngo bahabwe amabuye, kuko nibyo byabaye. Ibyo mvuga ni ibintu biri on record, umuntu wese yabibona. Noneho baraje bohereje intumwe ebyiri. Iya mbere iragenda ibakorera raporo nziza itarimo diplomasi n'amacenga, igaragaza icyo twita facts mu rwego rw'amategeko. Dore ibintu uko bihagaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba mugomba no kugirana bariya abantu amasezerano, mumenye abo mugirana nabo amasezerano naba, dore uko bateye, dore ibyo bakora, dore uburyo bakora ibintu byabo. Noneho uwara amaze gutanga raporo ntiyashimishije leta ya Kongo. Ngira ngo niba bari baratanze ofa ya mbere barabwiye bati ahubwo turayikuba kabiri ariko turashaka ko muza muri iki kibazo. Igihe ubwo intumwa ya mbere uvuga ni congressman. Yes, congressman Rooney. Rooney. Jackson. Yatanze ibintu uko bimeze. Hanyuma ba mwana wa Trump aje, uravuga Bulos. Ndavuga Bulos. Araza nawe yatanze raporo ye. Ariko raporo ye itaraje, ntabwo yaje ivuguruza iya mbere, ariko yaje izana ibindi bintu bishya kubera ko byanze bikunze iriya diri y'amabuye bagomba kuyinjiramo. Noneho abahanga babo baricaye baravuga batari ko cyaba abantu bashaka nuko amahoro agaruka, kandi amahoro barashaka ko ari twe tuyagarura. Ese nta buryo dushobora kubikora biduhendukiye? Bahitamo inzira ihendutse yo kugera ku byo babasabye kugira ngo nabo babone ibyo bashaka. Inzira ihendutse gute? Kuki urimo kuvuga ngo inzira ihendutse? Irahendutse kubera ko icyo Perezida Tshisekedi yifuzaga ku Banyamerika ni intambara. Kwari ukuza gukoresha imbaraga za gisirikare bagahabwa amabuye, nawe akabona ibyo ashaka yikijije wa mwanzi yananiwe kurwanya mu bya gisirikare. Noneho Abanyamerika bo bakoze isesengura ryabo basanga ikibazo gishobora gukemuka mu buryo bwa diplomasi, cyane ko n'abandi bantu bose binjiye mu kibazo mbere yabo baravugaga bati iki kibazo ntabwo gishobora gukemurwa hakoresheje imbaraga za gisirikare. Inzira iboneye ni diplomasi. None Abanyamerika baravuga bati kuki tutayigerageza? Niho iriya urimo kubwira abadukurikiye ko Abanyamerika kuri iyi ntambwe ntibiteguye kuza kurwana muri Kongo. Ntabwo babyiteguye, kuko iyo baza kuba biteguye kuza kurwana muri Kongo bakabaye bari mu myiteguro yo kuza kurwana, kuko erega abacanshuro b'Abanyamerika bavanze n'abandi bantu bakurwa hirya no hino ba Blackwater batangiye kugera muri Kongo. Twese turabizi. Ababirigi bagwa ku kibuga cya Kisangani buri munsi baje muri urwo rwego. Bivuga ngo Tshisekedi we kubwe arashaka gukemura ikibazo ku rwego akoresheje imbaraga za gisirikare, kandi iturufa akoresha nuko abantu bose bakangisha amabuye, ati nimumfashe ibi ngibi ndabaha amabuye, ndabaha amafaranga kuko ndayafite. Ariko ibihugu mbere yo kujya mu ntambara bibanza bigatekereza, ese nta bundi buryo dushobora kubona ibyo dushaka tutabanje kwinjira mu ntambara, cyane ko none ubu ngubu muri aka karere hari amateka ya vuba.
aragaragaza yuko abagerageje bose gukoresha imbaraga za gisirikare bitabahiriye. ngira ngo ntabwo bazanye abacanshuro b'i Burayi uburyo batashye ku manywa bamanitse amaboko, twese twarabibonye. Haje ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 10, uburyo zirutse kuva Itongo kugera Kamanyora abantu bose barabibonye. Haje ingabo